munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe, Imana iduha n'umugisha. Ngiye muganira, amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, wihereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Ubushize rero twize ku cyigisho kivuga igitero cya Satani igice cya mbere. Uyu munsi tugiye kureba igitero cya Satani igice cya kabiri. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro. Ibyari imisozi ukabihindura amataba, ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Icyubahiro kibi cyawe. Ngaho rero mubyeyi mwiza, ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, turinginze ngo Mwuka wawe wera abane n'imitima yacu, kandi atubashishe kumva icyo ushaka ko twumva muri iri jambo, mu izina rya Yesu, amen. Reka turebe mu gitabo cya Danieli igice cya 3. Icyo gice nicyo turafashanya gusesengura. Imana iduhana umugisha. Reka dusome. Umutwe uravuga ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu. Uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Harya musanze ngo icyo gishushanyo ari ikikira. Icyo gishushanyo cyari ikizahabu, kandi nusanga amabuye cyangwa se nureba amabuye y'agaciro, urasanga amabuye y'izahabu ari amabuye ahenze cyane. Izahabu ni y'igiciro cyinshi cyane. Uriya mwami rero Nebukadinezari, Imana yari yaramuhaye gukomera, Imana yari yaramuhaye kwamamara, kandi yari yaratsinze amahanga menshi. Yari umwami w'abami. Nuko noneho yubatse ahantu hakomeye cyane yitwaga Babuloni, kandi hitirirwa izina rye. Mbese bivuze yuko yari umuntu ukomeye cyane. Hari hubatswe cyane, kandi wari hubakishijwe izahabu. Iyo zahabu rero yateye Nebukadinezari kwishyira hejuru. Imana niyo yari yahaye ubwami uriya Nebukadinezari. Twongere twibukiranye yuko ibyanditswe byera bitubwira yuko nta bwami butava ku Mana. Ubwami bwose buva ku Mana. Muvandimwe, uramutse ufite aho uyobora hose, wibuke yuko ari Imana yahagushyize. Ukwiriye rero kumenya yuko ukwiye kwakorera ibikwiriye, kandi ukakorera ibyo gukiranuka. Ukibuka yuko nubwo waba waratowe n'abantu, cyangwa ukibuka yuko nubwo waba warageze muri ako kazi unyuze mu kizamini, ariko wibuke ko hari abandi mwari muri kumwe. Kuba rero wowe byarashobotse, emera yuko ari Imana yabigizemo uruhare. Uyu mwami Nebukadinezari yari hariya i Babuloni, ariko aza kurota igishushanyo cyari kirimo ibice bitandukanye. Harimo izahabu ariyo yashushanyaga Babuloni, habamo umuringa, habamo izahabu twari tuyivuze hejuru, habamo ifeza, habamo ibyuma, ndetse habamo n'ibumba. Ibyo byose byamugaragarizaga yuko ingoma ye itazahoraho, ariko kubera inyota y'ubutegetsi we yashatse yuko ingoma ye izahoraho. Cya gishushanyo yari yabonye agihindura izahabu cyose. Bishatse kuvuga ko yari abonye ko Imana yibeshye, noneho arayikosora, ahita igishushanyo cyose agihindura izahabu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubwami bwe buzahoraho iteka ryose. Twari tumaze gusoma umurongo wa mbere, reka dusome n'uwa kabiri twumve.
nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Ikibazo wakwibaza ahangaha, wakwibaza ngo ese bakezaga mwiki ko n'ubundi keraga ko bari bagisize izahabu kiri kurabagirana, ikindi bari kukezaho ni iki? Ahangaha iyo bavuze kweza ni imihango yo mu byerekeranye n'iyobokamana yari gukorerwa aho ngaho kugira ngo n'ubundi babashe kuba bakeguriye ubushobozi bw'Imana yo mu ijuru. Ahangaha murabona yuko n'ubundi yatumiye abantu batandukanye, atumira abatware b'intebe, atumira ibisonga, atumira abanyamategeko, atumira abacamanza, atumira abanyabigega, atumira abajyanama, atumira abirutsi, atumira n'abatware bose bo mu bihugu byaho. Ni ibihugu byaho, ntabwo ari igihugu cyaho, ni ibihugu byaho, mu bihugu byaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Muvandimwe, ikigaragara cyo nuko ahangaha n'ubundi muri kiriya gihe cya mbere cya Nebukadinezari uko tubibona, turabona yuko yatumiye abantu bo mu ngeri zose, nta bari basigaye, kandi icyari kibazanye kwari ukugira ngo baze kweza igishushanyo uriya mwami Nebukadinezari yari yakoze. Uzi impamvu yatumye baza kucyeza? Kwari ukugira ngo ingoma ya Nebukadinezari itazahanguka. Abantu rero nabo bafite ubwoba muri ino minsi yuko ubwami bwabo cyangwa se ubuyobozi bwabo bushobora kuvaho, bityo bakaba barimo bakusanya abantu be hirya no hino kugira ngo baze kweza imigambi yabo, baze kweza ibitekerezo byabo, baze kweza imiramirize yabo, nk'uko uriya mwami yahamagaye bariya abantu batandukanye kugira ngo baze kwemeza ririya tegeko. Iri tegeko vuba bidatinze rigiye gutangazwa ubwo abantu bazaba bari kwemeza imisengere idahwanye n'iyo Imana yashyizeho. Kandi abakire, abategetsi, abatware, abirutsi, abakinnyi, mbese abaririmbyi n'abantu b'ingeri zose uko bangana bose, nk'uko tubibona mu byahishuwe, ngo bazakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Tugaruke rero hino ku murongo wa 3, nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byaho baraza. Uri kumva ko bose baje? Abo ngabo bose uko bari batumiwe baraza, bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka. Ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yakoze. Hariya umwami Nebukadinezari uko twabibonye yari yakoze igishushanyo kinini cyane, urebye uri nk'umuntu utekereza hafi wahita wemeza yuko ari Imana koko. Kubera iki? Cyari gisobanutse mu mvugo y'iki gihe, cyari kinini kandi cyari kimeze neza kuko cyari gikozwe n'izahabu. Abwira abantu rero yuko bakwiye kubarara bakaryama hasi bakaramya icyo gishushanyo. Ariko umuntu wese wanga kubarara, ku murongo wa 6, wanga kubarara hasi ngo aramye,
ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ab'amoko yose n'indimi zitari zimwe bubarara hasi. Indimi zitari zimwe, abavuga igishinwa, abavuga ikinyarwanda, abavuga icyongereza, abavuga igisuwisi, abavuga igiportugali, subwo indimi ndazirangije ra, abavuga amashi, abavuga iringara, abavuga ikigande, abavuga ikirundi, abavuga igiswahili, abo bose n'izindi nabashije kumenya ngo mite nzirondora nzirangize, bose baraje baza kubarara aho ngaho, bahabwa itegeko ry'uko bari bwubarare hasi, uwanze akajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Muvandimwe, ntago nzi iyo nza kuba hari uburyo nari kuza kwitwara, ariko sinzi nawe iyo uza kuba hari uburyo wari kwitwara. Ese kuba waryama hasi, kuba wakubarara ukaramira amagara yawe ni ikibazo? None se kuba nge nari kubarara nkaramira amagara yanjye ni ikibazo? Abantu bose bahawe itegeko, ab'indimi zitandukanye, ab'amadiploma atandukanye, abafite za doctora, abafite za PhD, abafite za bachelor, abafite za AD, ndetse n'abahinzi n'abirutsi kugeza no kumwirutsi. Abo bose bahawe itegeko yuko ushaka kubyutsa umutwe baramujugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ni ukuvuga ngo mbere yuko ibyo ngibyo bikorwa, habanjije gushyirwaho itanura ry'umuriro ugurumana, kugira ngo buri muntu wese uraza kureba itanura ryaka umuriro agira ubwoba, yemere kuramya icyo gishushanyo. Nuko abantu bose ku murongo wa 7 bumvise amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi baramya icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bantu muzi yuko mukunda umuziki, mukunda gucuranga, nanjye ndabikunda, kandi ntago ndi kubabwira ngo mubireke, ariko mumenye yuko nitudacunga neza Satani ashobora kudukoresha umurimo we kandi mu buryo tutari twateguye. Ahangaha abacuranzi baracuranze, nuko abantu bajya mu bicu, bamaze kujya mu bicu uburyo bageze hasi nabo ntibabimenye. Muvandimwe, umuziki ufate ko ari icyitonderwa, nudakoreshwa mu buryo bwo kuramya Imana, buzakoreshwa mu buryo bwo kuramya igishushanyo, kandi ari byo byo gushushanya, kuramya bari cyangwa kuramya Satani. Umurongo wa 8. Uwo mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, Nyagasani Nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumve amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, aribo Saduraka na Meshake na Abedenego, batakwitayeho Nyagasani, nibakorera imana zawe kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Ahangaha harimo imvugo ya politike, ariko harimo n'imvugo yo kwirengera. Aha bari kuvuga ngo Nebukadinezari ngo yabahaye ubutware. Ibyo bihuriye no kuramya igishushanyo, ko bari baje kurega, none ko bari bavuze yuko nibaramuka batakiramije barajugunywa mu muriro, ko bo bakiramije bakaba batajugunywemo, ko amagara yabo bayarengeye. Ikindi kibazo bafite ni iki? Ngaho nsubiza, ni ikihe kibazo bafite ko bo ntawe ubajugunye mu muriro? None se ko baje kurega, ikibazo cyari gihari ko ari uko bataramije igishushanyo, ibyo kuvuga ngo bahaye ubutware byo babivanye, babizaniye iki? Muvandimwe, ubwo urugamba imbere gatoya rugiye kwemveka, harimo benshi bazihakana
bavuga yuko bavuye mu byizerwa, ariko kubera ishyari n'ubundi abantu bazaba babafitiye, kubera imyanya bazaba bafite, kubera imitungo bazaba bafite, kubera uburanga bazaba bafite, kubera uburyo abantu bari basanzwe babarwaye babafitiye ishyari, ntago bazabihanganira, bazabirenza. Ariko icyo ngusabira nanjye nisabira ko muri shikame nanjye shikame, turebe abangaba uko byabagendekeye, ni nako natwe nituhagarara mu Mana neza, tukaguma muri Yesu, tugashikama, ntabwo ari twebwe tuzarwana, ahubwo Yesu azaturwanirira. Reka dukomeze turebe ku murongo wa 8. Wa 8 twari twarangije, tugiye ku wa 10. Washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarara hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Hariya bari kwibukiriza igihano cyatanzwe, ariko hari icyo bagamije kugira ngo bafate bariya bantu. 13. Saduraka na Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo, nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego, nuko bashyira umwami. Hariya ntabwo ari umwami wakoze, ahubwo yategetse abari bamugaragiye, baraza bakora akazi, barabazana. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Abibukije yuko ari imana. Ese bundi reka mbibarize ikibazo, ku bundi cyari igishushanyo kimwe, kubera iki Nebukadinezari ari kuvuga ngo ni imana ze, akazigira imana nyinshi? Aho hari ibanga rihishemo, ariko Mwuka Wera gufashe kurisobanukirwa. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ari kubabaza iyo mana. Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Ahangaha turabonamo n'ikinyabupfura bari abantu bavuganye, baravuze ngo ariko ntidushobora kuramya imana zawe Nyagasani. Bamwise izina ry'icyubahiro, ariko bamwereka ko icyubahiro cye hari aho kigarukira, hatagomba kurengera. Nshuti muvandimwe, birashoboka ko Imana yampaye icyubahiro, birashoboka ko nawe Imana yaguhaye icyubahiro, ariko menya yuko hari aho udakwiriye kurengera. Iyo ugeze mu kwiha icyubahiro cy'Imana, ntabwo muzabyumva kimwe. Gusa bahamije yuko hari Imana ishobora kubakiza, ariko Nebukadinezari we yabakangishije yuko ari imana nyinshi ziri aho ngaho zimugaragiye, kandi icyo gishushanyo cyari gihagarariye imana nyinshi. Reka turebe umurongo wa 19. Basaduraka bajugunywa mu itanura ntibashya. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso ye hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rushe uko ryari rikwiriye kwaka 7, maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuba Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho,
kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Mesaki n'Abedenego birabica. Nuko abo bagabo batatu Saduraka na Mesaki n'Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshwe. Muvandimwe, hari isomo ririmo. Bariya abantu biragaragara yuko bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana, biragaragara yuko umwami yakoresheje ingabo ze zatojwe neza kandi zifite imbaraga kurusha izindi. Ariko hari umwami yahagiriye igihombo gikomeye cyane, kuko bariya abanyambaraga yari yatoranije bahise babura, ntabwo yongeye kubabona, ahubwo bahise bagwa mu itanura ry'umuriro, nuko ibirimi birabatwika. Uwo mwanya ku murongo wa 24, umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntiwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Muvandimwe, ahangaha harimo irindi somo. Uriya mwami yakagombye kuba yarababajwe na bariya bagabo b'abanyambaraga yari yatoranyije, kuko bari bamukoreye igikorwa gikomeye, ariko ntabwo yababajwe nabo, ahubwo yahagurukijwe no kureba abari kugenda mu muriro batahiye, yirengagiza yuko hari abandi bahiye. Nshuti muvandimwe, igihe cyose uzaba uri kurwanya Imana, igihe cyose nzaba ndi kurwanya Imana, ntabwo bizatugwa neza. Nje nawe ntabwo bizatugwa neza, ahubwo bizatugwa nabi, kubera yuko n'icyubahiro twakagombye kubona ntabwo tuzakibukirwa. Bariya abantu barahiye, nta n'uwabaririye, nta kiriyo cyabayeho, ariko abana b'Imana barimo batembera mu muriro, barimo bahamywa yuko bari kumwe n'undi muntu ndetse usa n'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Mesaki n'Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Mesaki n'Abedenego bahera ko bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana, bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, hari ngo wakumva umuriro ubanukaho. Umwami ahimbaza Imana ya ba Saduraka, Imana yacu ihimbazwe. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Mesaki n'Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Nicyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu bwoko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Mesaki n'Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahinduke nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Mesaki n'Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Bariya abantu bari basuzuguwe, ndetse barimo babazwa uburyo batekereje biriya bintu, bafashwe nk'injiji, ariko Imana yihesheje icyubahiro, nabo bahabwa icyubahiro. Muvandimwe, reka nkubwire yuko Imana iri ku murimo wayo. Reka twe kwamamaza imbaraga za Satani, reka twe kwamamaza itanura rya Satani, ahubwo twumve yuko dukwiriye kwamamaza imbaraga z'Imana yacu ikiza. Isomo risoza turarisanga mu Byahishuwe igice cya 13, twumve uko havuga. Umurongo wa mbere, haduka inyamaswa ivuye mu nyanja, ngihagarara ku musenyi. Biriya dusomye ni ibyatambutse, ariko birengereza kubiri kubaho iki gihe. Reka turebe ibingibi byo nibyo duhagazemo.
ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Uri kubona ko biri guhererekanya ububasha. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira ibaze. Abantu bazima bari gukurikira inyamaswa kandi batangaye, baramya icyo kiyoka kuko cyaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Baramije ikiyoka, baramije n'inyamaswa, bari kubaza ngo ninde ubasha kuyirwanya. Ariko hariya Nebukadinezari abaza bari abasore bagaragaje yuko bo badashoboye kurwanya imana ze, ariko bafite Imana yo mu ijuru ishobora kurwana ikanesha urwo rugamba. Ibumbira ihabwa umurongo wa 5, ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Umurongo wa 11, haduka inyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegeka ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura urumuri ruva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Uri kumva ko harimo urupfu. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ufite ubwenge abare uwo mubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Ku murongo wa 9 dusubiye inyuma, ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandi w'iminyago nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Nshuti muvandimwe, ikigaragara cyo nuko Satani iri gukoresha amayeri, ndetse igakoresha n'ingufu zidasanzwe, ndetse ikamanura n'umuriro ukava mu ijuru ukagwa hasi. Ariko ntabwo ibyo ngibyo biduha uburenganzira bwo kubarara hasi ngo turamye Satani, ngo turamye inyamaswa, ngo turamye intama. Iyo ntama yavuye mu butaka kandi ikiyoberanya. Hari inyamaswa ya mbere iragaragara nk'inyamaswa koko, ariko iriya yo yavuye mu butaka iragaragara nk'intama. Ni ukuvuga ngo iri kwihindura nka marayika w'umucyo, kugira ngo abantu bayibone nk'iri kugira neza, bayibone nk'inyirisitu, bayibone nk'igira neza, ariko ari inyamaswa kandi iri kugendera muri buriya bushobozi bwa kiriya kiyoka cyatanze buriya bubasha. Hano rero bari kuvuga ko ariho kwihangana kw'abera kuri. Reka njye nawe ngusabire, nanjye nisabira, kugira ngo tubashe
kugira kwihangana, kandi nubwo twaba turindiriye urupfu tubashe kumenya yuko urwo rupfu ntacyo ruzadutwara, ahubwo Imana yacu izabana natwe kandi ikatuyobora mu kuri kose. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, tubonye ko urugamba rukomeye kandi rukaze, ariko nubwo Satani yahagurutse n'ingabo ze, tubonye ko uwicisha inkota ari wizica. Ngaho rero uturinde kujya mu mbaraga za Satani. N'ubundi tubonye ko bari abantu barwaniye Nebukadinezari, ariko bisoza n'ubundi aribo baguye mu itanura barashya, kandi ntago bibutswe. N'uyu munsi ntago tukibibuka, ariko abana bawe bo n'ubu ngubu baracyari urwibutso, kuko ibyo bahamije n'ubundi turacyabigenderamo. Natwe uduhe guhagarara dushikamye, kandi uduhe kugendera mu butware bwawe. Tumenye yuko hejuru y'iterabwoba rya Satani hari imbaraga zawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.